nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Muri aka kanya abavandimwe, nje kubasuhuza nanone mbabwira ngo Kristo Yezu akuzwe, Noheli nziza. Nje kubabwira ngo mureke twemere ko turi ikirugu. Ikirugu ni wowe, ikirugu ni jye. Ikirugu ni wowe, ikirugu ni jye, kuko nawe urebe muri roho yawe urasangamo ibisa n'ibyo mu kirugu. Ese mu kiraro cy'inka habamo iki? Habamo amase, habamo ibitagangurirwa, habamo imbeho, habamo udusimba dutandukanye turyana ku ruhu munakishimagura, habamo umunuko, nijoro harimo umwijima, harimo umunuko nyine mvuga hari uburyo umunuko wenda iyo badaheruka gukuka umunuko kurushaho kuba mwinshi, ariko baheruka nibura wumva nibura amaganga iki n'agahumuro keza burya amatungo agira kubayakunda. Ariko namwe nimutekereze ikiraro, iyo twumvise ikiraro batekereza naho n'ikiruma, akavure manjwara aho zirira, ntabwo isahani y'inka yoga nuko ubwatsi bushyiramo bongeramo, ubwatsi bushyiramo bongeramo. Namwe rero maze murebe aho icyaha cyatugeze, nimurebe ukuntu icyaha cyatudevoye, cyatugize roho zacu zigahindura isura. Nimurebe ukuntu akenshi duhora n'ubwoba, kwihugiraho, ubukeho, ubukene, umwiryane, agahinda, ibitekerezo bitari ngombwa, gucirana imanza, kumva utereranywe, kumva wigunze. Vanda icyaha cyaraduhemukiye. Hari igihe hakurizamo n'ibikomere, ibyaha byateye ibikomere bitandukanye, bitewe n'ibyaha bikomeye umuntu yaba yarakoze, bisiga inkovu zitandukanye. Rero nitwe birugu. Yezu yavukiye mu kirugu, Yezu yavukiye mu mutima wa buri muntu, yavukiye mu cyaha cyacu. Ikirugu n'ibyo byose bitadutunganyiriye. Ingaruka z'ibyaha ni nyinshi cyane. Icyaha kitwambura ibyishimo, kitwambura umunezero, kitwambura kwisanzura. Icyaha cyaratuhemukiye. Ariko nanone ikirugu ni wowe. Igihe Yezu amaze kuvukiramo byagenze gute? Urumuri rutangaje rwaratamuruye. Uwampa ngo nzabone uko mbaganiriza uko Maria Bartolita avuga uko Yezu yavutse. Ngo rwari mu rumuri rwinshi cyane. Yosefu yatwawe n'agatotsi, maze reka mbivuga gatoya. Yosefu ngo atwawe n'agatotsi mu gihe arimo yongeramo udukwi aho mva hari mu mbeho, yongeramo udukwi mu gicaniro yari yakoze kugira ngo umubyeyi yote nahanabone, yongeramo udukwi, yongeramo utwatsi, yongeramo kugeza ugasinziriye. Atwawe n'agatotsi rero muri ako kanya niho urumuri rwinjiye ngo muri icyo cyumba bari barimo muri icyo kiraro. Hanyuma Bikira Mariya asa n'uwinjiye n'utwawe buroho, hanyuma agaruka akikiye akana Yezu. Niyo mpamvu batubwira ngo ubusugi bwe bwigeze buhungabana. Nk'uko Yezu yinjiye mu nda ye, ni nako yasohotse. Rero urwo rumuri rwinjire nawe mu kirugu cyawe. Yezu amaze kuvuka, impundu zaravuze mu ijuru. Abamarayika bati Imana nisingizwe mu ijuru, n'umunsi abikunda bahorana amahoro. Ibyo nibyo nawe niwakira akana Yezu, abamarayika baririmbira mu mutima wawe. Ikindi, Yezu nimureba aho ari, ubususuruke buhari, abaza kumuramya, inseko ya Bikira Mariya, Yosefu gateruye, ibyishimo, umunezero w'ako kana Yezu kavutse. Barabizi ko ari Imana muntu bahawe kurera, ni kado ikomeye cyane bahaye isi, ni umuhamagaro utangaje. Nawe rero Yezu avukiye muri wowe kugira ngo ibyari bishaje bivugururwe bavandi, bivugurirwe muvandimwe unyumva. Uyu munsi ni uw'urumuri
n'ibisingizo, ni ubususuruke, ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni umutsindo ku byakugeragezaga. Reka ikirugu cy'umutima wawe Yesu akivukiremo, maze byose bihinduke bishya. Hari akaririmbo kera turi abana muri pirimeri, niba ndi bukivuga uko twakarimbaga, twajyaga turirimba kugira ngo abarimu bakatwigisha wenda batubwireho gato uko Noheli mu gihe cya Yezu uko byari bimeze. Ni akarimbo nyine k'abana, namwe ndakabatuye, reka ubundi igihe wampa ngo tujye tugumya twibera abana waza twaba beza. Noheli iri bube hari ijoro rya kandare, ijoro rya burindi ririmo imbeho nyinshi cyane, iwacu ku misiyoni inzogera zari zasukiranye, ingoma zasukiranye, natwe abana twahimbawe, nibwo umukiza wacu avutse, kandi yavutse ari umukene, abamarayika beza baje kureba kana Yezu, nimucyo natwe tugataramire, tukabwire ko tugakunze. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.